mwambice dore ndahadambara hano imbere mwambice abandi bari hejuru niba amahano ukweli wowe wese wabonye ukuri amateka ko mu Isilamu ashaka kuba umuyisilamu amazi turashaka abantu bashyashya kandi umunsi wo gusoza tugiye gusoza dutaha mukanya yo ku murongo hariya Farishe yambajije ikibazo abandi babambika baguma agenda kwiyambikiye bagenda ko barimo kugenda yindi ko bagenda niba buri muntu wese yabigenda neza buri muntu wese yagume mu mwanya we ntagende na wa mumama yabashije ikibazo nawe yaje bamwambike rwose ibintu birashyushye muri Karabayi abandi bakaba basigaye mwenye hataona ajue kama ataikutana msikitini wote muibone ayo tuzabera ku musigiti abagabo bari tayari ni bangahe bamaze kwinjira abagabo bamaze kumenya abagabo ninde undi ushaka kuba umuyisilamu abagabo ninde ushaka kuba umugabo ushaka kuba umuyisilamu tubahaye ikaze ubwo neza tubahaye ikaze ninde undi ushaka kuba umuyisilamu samahani mumufalishe ulitatu mashallah alinyamaza anafuata mafundisho vizuri abandi basigara ntacyo turabareba nabo tuzabazanira twanza batoshejwe twishanda reka tubanza tubatoza shanda ibindi biraza nyuma turasaba bahagarare neza abantu bahagarare neza mu bahame hanyuma aba bantu b'abayisilamu abamama bazafite umwanya ku itariki ya mbere bazajya kwiga bose nta kibazo numvise abavandimwe umuntu uzasigara atabonye